Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko banye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese tuboneze rwose, twijisha amaraso yamennye ku musaraba i Golgotha. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya, ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mana, tugiye kumva ijambo ryawe, kwemerere Mwami ritubere impamba muri uru rugendo, kandi riduhindurire ubuzima, rigira aho rituvana n'aho ritugeza. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse Satani n'ingabo ze, tubitaye mu nyanja yo kwibagirana. Mwuka wera naza aganze ategeke muri uyu mwanya, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice 8, umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 27. Umutwe w'amagambo uravuga ngo aturisha inyanja. Reka nsome mu izina rya Yesu. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka aracyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nkuzaniye ijambo uyu mugoroba rivuga ngo witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, witinya, kuko Yesu ari ku ngoma. Yesu hari ibyo aje gucyaha ku buzima bwawe. Ni ukuri, hari ibyo wari uri kunyuramo ukabona nta gisubizo ubifitiye. Hari uburwayi wari ufite ukabona nta cyizere cyo gukira ufite. Hari ubuzima wari uri kunyuramo ukabona nta ishusho. Hari ikigeragezo wari umazemo igihe ukabona birambiranye, ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo witinya, kuko Yesu aje kubiturisha. Yesu hari ibyo aje gucyaha ku buzima bwawe. Wigira ubwoba, ntugire ubwoba nk'aba bigishwa bagize ubwoba bavuga ngo barapfuye. Uracyariho, ntacyo uri bube, kuko Yesu arashoboye. Kandi Yesu iyo yaje ntabwo ajya abisiga uko abisanze. Yesu iyo aje ahindura ubuzima. Yesu iyo ahageze ahindura amateka. Icyo usabwa ni ukwizera. Izere ko Yesu ari umwami, wizere ko Yesu ashoboye, wizere ko Yesu ahindura amateka. Hari icyo aje gukora. Uyu mwaka wa 2025 niwizera uzabona ubwiza bw'Imana, niwizera ubona ubwiza bw'Imana, kuko Yesu aje gucyaha. Emerera Yesu rero acyaha ubwo burwayi, emerera Yesu acyaha ubwo bukene, emerera Yesu acyahe icyo kigeragezo wari umazemo igihe kirekire. Mwemerere, umuhe umwanya wiyikorere, kubera ko iyo aje ahindura amateka. Imana itugirire neza rero. Mwebwe munkurikiye, ni ukuri nimwizere Yesu, kuko Yesu arashoboye. Ngo abantu baratangaye, ngo abari bari aho baratangaye, ngo baravuga ngo uyu ni muntu ki? Ngo n'inyanja n'umuyaga nabyo biramwumvira. Yesu rero aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ibintu byose biramwumvira, ibiri mu isi byose biramwumvira, abari mu isi bose baramwumvira. Ni umwami w'abami, ni igitangaza, ni umujyanama, ni umwami w'amahoro, ashobora byose. Ibintu byose biramwumvira. Rero ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, kuko hari ibyo aje gucyaha. Yesu aje gucyaha. Icyo usabwa ni ukwizera, kandi niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza. Izere muvandimwe w'inshuti unkurikiye, izere Imana, kubera ko niwizere ubona igitangaza, kandi
ubyizere. Yesu yajyaga akunda kubwira abantu ngo bikubere uko wizeye. Nawe rero uko wizeye niko biri bubi. Imana itugirire neza. Abigishwa be bagize ubwoba, baravuga ngo turapfuye, ariko bibagirwa ko bari kumwe n'Imana, bibagirwa ko bari kumwe n'umuntu ukomeye, bibagirwa ko bari kumwe n'umuntu uhindura amateka, bibagirwa ko bari kumwe n'ishobora byose. Ariko we wikibagirwa ko Yesu ari umwami, wikibagirwa ko Yesu ashoboye, kubera ko aje gucyaha, aje guturisha, aje gukuraho ibyo byari bikugoye. Yesu hari icyo agiye kurema ku buzima bwawe. Yesu agukijije ubwo burwayi. Yesu agukuye muri icyo kigeragezo wari umazemo iminsi. Yesu agukuye muri ubwo bukene. Yesu aguhinduriye ubuzima. Niwizere ubona ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Kandi akira mu izina rya Yesu. Akira, kuko Uwiteka hari icyo akoze ku buzima bwawe. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Tugushimye kuri Imana yacu bwite. Tugushimye kutwitaho. Tugushimye ko iyo uvuze biba, wategeka bigakomera. Icyubahiro ni cyawe. Mwami, ubwo wari kumwe n'abigishwa mu bwato, umuyaga n'umuraba byabaye byinshi, bagira ubwoba, baravuga ngo turapfuye dukize. Ariko bibagirwa yuko uri Imana, uri ishobora byose. Bagira kwizera guke muri bo, bagira gushidikanya. Ariko Mwami, twebwe turizeye. Twizeye ko ari icyo ugiye kurema ku buzima bwacu. Twizeye ko ari icyo ukoze. Abankurikiye nabo barizeye, kandi hari icyo ugiye gukora ku buzima bwabo. Mana, biteho, ubagirire neza. Ucyahe uburwayi, ucyahe ubukene, ucyahe kubura akazi, ucyahe kubura urubyaro. Mu izina rya Yesu Kristo ubaremere igifatika. Uyu mugoroba ndasenze kugira ngo ugire icyo ukora ku buzima bwabo. Gira icyo ubaremera, babura igitangaza Mwami, kubera ko witwa ishobora byose. Uri igitangaza, uri Imana y'amahoro. Ntawe ubasha kurogoya umugambi wawe. Uri ikinga ntihagire ukingura, urikingura ntihagire ukinga. Mwami, ndakwinginze, baremere ishimwe, baremere igifatika. Unkurikiye wese muremere ishimwe, muremere igitangaza. Cyaha ibyo byari babujije amahoro, cyaha ibyo byari batesheje umutwe. Turisha Mwami ubwo burwayi bwatumaga badasinzira. Mu izina rya Yesu urakoze Mwami. Turindira ubugingo ko ari bwo buzakubona. Turindira ubugingo Mwami, kandi ukomeze utubere umuyobozi muri byose. Dusengeye umurimo wawe. Gabanya abarimbuka, wongera abakizwa. Abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubahe kukwakira. Kandi Mwami, abasubiye inyuma bongerera imbaraga. Mana, ndakwinginze, abari babuze amahoro yo mu mutima, baha amahoro yo mu mutima. Mana, turakwinginze kugira ngo wite ku mfubyi n'abapfakazi. Urakoze Mwami. Kumvishe gusenga. Mwuka Wera naza yerekeza iri jambo, rikora icyo wagambiriye. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha utagabanyije, kandi ikomeze ibagure mu buryo bw'umwuka, ikomeze ibarindire ubugingo, kandi icyahe ibyo ngibyo byari babujije gutuza, icyahe ibyo byari babujije amahoro, ibaremere ishimwe, ibaremere igifatika. Naho utaha. Bye.